ubumwe bw'abera ministries aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira ngo menshi kumwe bw'abera si idini si itorero ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka ugasenya ibicaniro bishya ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo nkwanira abawe nkwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima bakorere, baraga ibyiza bazakira kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya Karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Suje nanone ukurikiye ubumwe bw'abera ministries, amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Reka nkwifurize kugira ibihe byiza aho uherereye. Abantu bari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, mwumve ko tubakunda kandi tubishimira. Tugarutse muri cya kiganiro cyacu nkwanira abawe cyangwa se build an everlasting legacy. Amazina ni Jerry, turagarutse n'ubundi ndi kumwe na Mushumba. Mushumba, wiriwe gute? Yaniwe neza, ndatuje umutima wanjye, ndi kumva rwose hari amahoro ari mu mutima wanjye. Kandi Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Urakoze cyane. Yego. Mu muryango habamo byinshi, habonekamo byinshi, turacyakomeje n'ubundi. Ndagira ngo uyu munsi wa kabiri nako umunsi ukurikira kino kiganiro nisabira abantu badukurikiye, nubwo twigisha bino bintu birinde ikosa. Ababyeyi bakoze ibyo bakoze, bagucishije ibyasago, bakujyana kuraguza, bajya guterekera, bakumurikira Satani, ntabwo bari bafite intego mbi, kwari kugira ngo barinde imiryango yabo. Murabyumva? Ku buryo tuvuga Karande n'Imivumo ntitugafata ababyeyi bacu nk'abo bahemutse cyane. Ni ukutamenya kw'ibintu, ariko bumvaga barimo badukorera security. Mwana wanjye utagira uzahangara uruhanga rwawe, reka ndusature bagashyiramo agafu mu ruhanga. Ariko se byo byarabakoreraga ubundi? Nta kintu mbizo pe. Nge ntabwo urinze mpfa kwemera. Nge narabyanze, bizazanye umukecuru afite imbona urwembe n'asanirane yagebye, ntabwo nabijyaho njye. Batariko ntiwajya ntabyo ngiyemo pe. Ngihanga ni reka ati neshwi numvaga ntabwo buri nge ntabwo nabikundaga, birumvikana rwose. So shatse kuvuga ikirero bavandimwe mudukukiye umwuga w'abera ministries, ndabasaba ko mugira imitima y'umutima w'umuntu, udafata so wagiye kuraguza, wagiye guterekera, akabandwa akagushumuriza iyo bidayimoni ku buryo nawe atazi, kuko hariho n'abapfa bamaze kwicuza ngo najyaniye iki abana banjye muri biriya. Yego. Amaze kubona kuntu apfa urusorongo, kuntu urugoza rwanga, kuko buriya hari abantu rwose niyo bakora bate adashobora kuramya urugo, kereka umwe yemeye kuvuga ati nge ndinganzwa nyine nabigize umwuga, ariko ubundi bidashoboka rwose. So rero ubwoba bw'abasaza bacu n'ubwoba bw'abakecuru n'abakambwe bacu bari bafite wari umutekano w'abana babo bazabyara. Bavuga bati abana bacu bazabaho. Urakoze. Nk'uko uyu munsi nawe ubyaye bajyana mu rusengero, we ntijya gushaka abahanuzi cyane. Harambwiye nijoro ubwo utangiye kuvuga ngo tangira werekwe, ntijye ntabyo nerekwe, mbwira ibyaye mbisengere, wijya kunyute uko wakorera nkanuye nshakira ngo Mana n'ibiki n'ibiki, uruhare ntabwo narugira. Ngo yakubwiye ngo iki? Yambwiye ngo utangiye gusenga tangira werekwe, ntihoya. Kuko hari abandi bantu ugira gutya basuhuza. Wumve yego, abantu bapfuye mu bwonko, bapfuye mu mutwe, bumva ko akivugana n'umukozi w'Imana ngo ubwo ni connection, ngo nuko kukubwira ibyawe, naho ngaho baguye. Biriya bintu birabaje, genda ndacyabivuga n'uyu munsi wa none. Yego. Kumva dufite ikintu cyo kuremerera no gufata ikosa tukarishyira ku babyeyi, twemeranywe ko ntibari bazi Imana. Kabiri, ibintu bakoraga bumva ari protection y'iki yo kurinda abana, ariko munibuke ko natwe barukora. Ntawe uruhuka atagiye kubaza Imana. Imbwibye abana banjye, Mana nenda gute imisiri imbere, Mana mfasha umukobwa aheze mu rugo, umuhungu aheze mu rugo, Mana ni ibiki? Kandi yarangiza agahita ahamagara wa muntu nyine, urumva mu by'ukuri
by'ukuri nawe afite ikibazo cyo kumenya hazaza h'umuryango we. Ntabwo uri kunyumva wa muntu utarasenze ntashakira mu bapfumu naho undi wasenze nawe naho kumana biranze no wagiye gushakira mu bandi bapfumu. muri make twese ni ukuharanira bwa burinzi bw'imbere. So bivuze ngo kumwanira bawe rero harimo icyo kwitondera. Urumva kuri bamwe bashyira imbaraga mu kandi kuko hari abantu hano ku isi bacururiza ku makuru we amakuru akaba yafite. Hakaba n'abandi bantu n'ubundi avuga ati ariko Misiri imbere bizamera gutya gutya, akagenda akabwirwa n'umuhanuzi yizera akayimubwira, undi ati nta muhanuzi ndajya hepfiri yagiye kubimbwira. Ubwo amakuru baba bayafite ariko bakoye hano hatandukanye. Batandukanye, hamwe ni fake ahandi nuko umunsi byarivanze. Udasenga nawe aratitira, n'usenga nawe aratitira, byaranshobeye. Umuntu akabura uko bigenda. Ariko bigaragaza ndimo ndasaba n'inginga. Uzi ko nubwo nyoko yameze gutyo uyu munsi akiriho yakuvuma neza bikakunda, kandi wirirwa mu rusengero usenga we nta nakandagira kuko agufiteho uruhare rw'uko yakubyaye, aguha n'ibere uruhinja. Reka nkubwire ikintu nabonye rero. Yego. Bamwe muri bene data b'abarokore banze imiryango yabo ngo ntikijijwe. Bayifata nabi, banga kubitaho. Yego. Ngo ntibakabakandagirire mu ngo zabo ngo banywe inzoga cyangwa bameze gutyo kuko ngo badakijijwe. Umubyeyi wawe kamutera agahinda ngo yanze gukizwa, ukamwanga, ukanga kumukorera ibyo ufitiye ubushobozi yarakubyaye, warangiza ngo urakize, ukibagirwa ko agufiteho bwa bushobozi. Yakuvuma da. Ngenda bizi ko bikunda mu mayira yose wabicamo. Burya nkubwire, burya inkuru isubira inyuma ho gatoya. Yego. Nagira ngo twongere twibutse badukurikiye cyane, twitinda mu kurenganya ababyeyi, twitinda mu kurenganya igisekuru dukomokamo. Ikintu badushakiraga wari umutekano, niko babyumvaga, niko bari babizi, ariko kumbi bari badushumurije imbaraga mbi ziduhiga kuri twebwe. Kimwe nuko umukristo usenga, famiye isenga ijyana abana mu rusengero, kabereka padiri, kabereka musenyeri, kabereka abapasitoro, bakamurambikaho ibiganza. Nabo abari batarazi ibyo bahitaga bajya mu bapfumu bati dore wa mwana mwampaye ndamuzanye. Cyane ko yari yavuye kubaza ati umuntu mwana nzamubyara gute bizana ukamuzana. Urumva hagati aho ngaho ibintu byo kwica uvuga uti urabona ibintu yankoreye, ibintu mama yankoreye, nahamba ngeze ni kuba umeze gutya. Icyo ndimo mbasaba, umubyeyi naho yaba mubi, naho yakora ibintu bibi, ni umubyeyi wawe. Abakiri umubyeyi agufiteho ububasha. Cyane ko abahesha b'umugisha ahubwo ko ari ababyeyi b'umuntu, Imana, umukozi w'Imana, amaboko ye n'igihugu. Yego. Ubwo rero iyo tubyigisha abantu batangira kurakarira ababyeyi. Yego. Ahubwo wibarakarira, shaki ukora uwo munsi. Ari naho hava kwa kundi nyine kw'abarokore avuga ati ndabanga cyane, kandi akibagirwa ko muri bya biganza bitanga umugisha cyangwa umuvumo nabo baracyarimo. Buriya babyeyi beza mutwumva, aho kohereza umwana ku ishuri uvumagura ubwo uragiye uzaza n'ikirizo ngo utumye indango, aya magambo yose uwo Satani yabyina hejuru, bumuhesha umugisha w'umwana wawe. Umwana wanjye ugenda amahoro, Imana ibane nawe, ujye ukabiceceka. Amanota ni makeya, ndashaka menshi, akagenda akayakopera. Ese uzanye amanota yakopeye n'uzanye amanota ye bwite ariko make, umuhanga ninde? Umuhanga ni uwakoreye ibye. Urakoze cyane kuko avuze urwego rwe. Niyo mpamvu mbuza abantu bose badukurikiye ubwabera nibyo koko ba data bakoze ibyaha ntibanakiriho yemwe, ariko ingaruka zituriho twebwe. Ariko icyo tukwiye gukora ni kubyigobotora. Siko twaganira cyatacyeje undi kivuga ngo urugo rwahozemo ibintu n'ubundi warukirurimo, ahubwo amaso natabasha kubona ibyo bintu. Kuko ni neza bagushakiraga ariko bisanga baguhamagarije nabi.
kuko urwembe baciye indasago ntibazo barujugunya, imiti bakoresha ntuzi uko byagenze, ibyo bakumurikiye ntuzi uko byagenze. Wewe wisanga gusa uri mu bihombo, wisanga abantu bakwanze, wisanga wakoze divorce, wisanga watereranywe, wisanga abantu batakwemera, wisanga abantu batagutekereza, sukurota ukivayo karota usambana n'iwanyu na bene wanyu ukawujyana n'abapfu n'iki byose, mbega nta nzu nimwe gusiga. Yego. Ariko by'ukuri ese naba guciraho iteka? Oya. None twemereze kubaza mu mujyi wabo? Oya, tugomba kubihagarika. Rero nta kintu wahindura mu gihe cyose wowe ubwawe n'umutima wawe utarabanza kumenya ngo ba data bashakiraga umutekano wari ukwiriye. Yego. Ni ukuvuga ngo icyo ndimo shaka hano twifuza gukemura ibibazo, twongera gukurura amakimbirane kandi twaranamenye Imana. Nuvuga ngo niho nyoko bukwe yaza akagira utuntu ajugunya ku mwana we. Yego. Cyangwa akazagira utuntu ajugunya mu rugo rwe, kubwe ntarasobanukirwa, we yumva ari neza bazaniye kumwe mwayivumbuye. Ntabwo wangene gutwena nyoko bukwe, hari ibyo akubwira wange. N'ubundi mama no kwanga, ariko mama azabiha umuhungu cyangwa umukobwa wiwe. Rero tureke guca imanza no kurwana, ibyo bakoze barabikoze kandi babikora kuko bumvaga muri bo ikintu bari bakeneye ari ukugira ngo badushakire wa mutekano, badushakire bwa. Uzi neza ko nubwo ntashobora kuvuga uwo muntu aracyari bafite imyaka nka 40 amaze gukuramo 40 ingahira arengera imwe asatiri yacu. Ariko yarambwiye ngo mama yanjyanye mu bapfu mfite imyaka 13, umupfumu aransambanye. Urumva uwo mwana ntago yabyibagira mu mikurire ye yambuye ubusugi n'ikintu kisaza kiri hari inyuma, ariko mama we ntabizi, ntazi igihe bamutindaniyeyo, kandi ntibigutungure ko boya no kuri nyina acishije akanyafu. Rero ndagira ngo babwire imbaraga ziri mu kubabarira umubyeyi nta kintu uvuze. Ejo bundi twabonye ko ikiganza gitanga gifunga imbaraga mbi. Yego. Uyu munsi nanone imbabazi zishima hejuru y'ibitambo. Ikiganza gitanga n'ikiganza kizamura gisaba imbabazi kikazitanga, urabohoka atiriwe ujya mu bintu byinshi. Ni mama ariko yarabikoze ava igihe uruza kibyendereye distance yabivamo, emera kandi wimucyurira, wica imigani, wivanga ngo tukiraho. Rero nyuma yo gutanga imbabazi, urabizi wenda ashobora kuba atarabiretse, reka tuvuge ku ruhande rwo kutabireka, kandi relation yanyu iracyahari. Icyo gihe umuntu yitwara gute mushumba? Icya mbere ibuye ryagaragaye riba rikishe isuka. Njyewe ntabwo nzirwa n'umupolisi w'inkono ziri mu nzu, sinzirwa n'umupolisi w'ibintu byose byo mu nzu, ntabwo ndi maneko. Ariko mfite umwuka wera w'Imana. Yego. Umwuka wera w'Imana akora byose rero. Umwuka wera akora imirimo ikomeye, ni wowe wemeza abantu. Tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva, twibaza icyo twakora, dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Haguruka usenze. Amina. Vuga uti mwami Imana. Yego. Njyewe nitangaho urugero. Ngiye muri 87 8 maze kwambara imbaraga zo gusobanukirwa nani ubundi mu buzima kuntu mama yankundaga, nimukuye umunsi mukunda pe, ndamukunda ariko sinjya murota. Igihe namurotaga no najyaga ibyago bya buri munsi, kandi nkumva ndishimye ko mumanganirije, nibwo naje kumenya ko atari bahubwo abadayimoni bakoze kusura. Ni ukuri maze imyaka myinshi ibyo byarahagaze. Ariko akajya undi mukecuru bari baturanye, nko kuba umwana wacu wajya mu barokore, reka tumuragize Imana, babona umusore akenyura abyumva. Nge rero kubera ko nasize senze nta kintu kibi wababwiye, nagaruka ninde wanyicariye ku buriri, mukakambwira ngo bayicaye. Rimwe ndaryama, noneho ngo mbona inzoka, njya kuyifata, njya ku musego nyine. Yego. Nubundi naryamaga ku musego simatera, birumvikana, ariko ngiye ku musego ngo mbona inzoka, ikintu ngiye gufata inzoka ku musego, ngiye nsanga ni imiti banseguye.
impamvu bibakoze nibiki ngo mwana wanjye mbagira ngo nkurinde ese uzansegura biriya ku ruhande unansegura ibyo bintu bisa nk'imikara nzamenya ibyatsi bindinda gute terega mwami mubyeyi urumva ikintu ushaka kubwira buri gihe wakubyaye iyo ari umubyeyi ugukunda agira impungenge akagira igishyaka icyo gishyika cyo kwiye kubaho mu buzima bwawe bikamutera kuba yanakora icyo twita ikosa ariko wazi neza ko ari mukuri abikora yumva ko agomba kukurinda arimo ararengera umwana arimo aragaruza ubukwe agaragaza ibintu byose ntasinzira ntaryama erega kakubwire Jerry ibyoroshye kubona ufite abakobwa bane ntawe uraza gusabwa bafite imyaka 40 50 ufite abahungu nabo babwira bakigurutsa yego ntibasha mbakubariza abana icyo gihe ngiye mbivumbuye bitamubwira ntuzongere mami ndabwo ntago ari byiza yego ariko ntiyashizwe kuko yumvaga cyambere nagize imyaka 20 nta kazi mfite nta mashuri mfite ndaho ngaho mpfanye igifaransa aravuga ati ngomba kubaza bimeze bite umwana wanjye bakamubeshya ngo ufite umudayimoni w'agasituma ntatera imbere ariko nta n'ubona ari nzi uwo mwasenya gose nabyo mwenzi ibyo bintu ko njye wonzi ni papa uwonzi ni mushiki wa papa bose barapfuye hase uwo mwasenge urutuku witabye nuwaye ko nzi neza ko papa bavukana ari babiri numva sinshaka kubijyamo ibyo bintu ariko urumva yagerageje kandi yabikoze nabi rero hari abarokora ameze nk'abasazi bakavuga ababyeyi babonaga ari byiza ikindi cyaga ntabwo ikiganza mwa ikiganza gitanga gihagariza imbabazi icya kabiri ikiganza giha abandi imbabazi acyo kirababarirwa ariko bivuze icyaha ngaha ntago wemerewe guhereza ikiganza dayimoni uyireba ndakubabarira nguhe n'amahirwe kubabarira ariko nkwima amahirwe yo gupfa kunyegera nkwima amahirwe kandi amahirwe ndayakwima pe ni kuvuga ngo nta jambo ribi ni ubwenge no gukoresha umwuka w'Imana cyane kandi mu rwenge kandi ukabineterariza biriya bintu bye niba uzi ko udahari kandi akunda kuhaza udahari mama cyangwa bene cyane baza ko n'abakozi bo mu rugo ugasiga inzu iragije mwuka were iyo winjiye itamva ari ikintu cyahabaye ukahita ukirukana nyine haleluya kandi ukakigwira yego uzi ko ushobora no kugenda uriye mu kazi watahijwe kuvuga ngo ukumva buje kuvuga ngo umukozi w'umuhungu n'umukobwa basambaniye muri iyi nzu ugahita ubyumva kubera icyuka ukumva ikirere wasize mu rugo rwawe sicyo kiko kimeze cyahindutse gatugate ko we ibintu mwiremo nibiki kinyamara Imana yacu rero ngo muterana amadahano buryo abantu atabitinzamo nabajyamo abahungu ati yaje nyirukanka wenyine ati nyine buryo umukobwa kugira ngo azaturikira cyaha yaturira utamuzi yego so bivuze cyane hano rero iyo usize buriya ibintu bitugora no kumenya kurindisha umwuka wera ibintu byawe kandi ntacyo yaravuze ngo munyikoreze amaganya yanjye yose kuko nitakurimo so umuntu nkurikiye utarigera babarira mu wamubyaye ntabarese wamubyaye kubera ko yamuzaniye akaga uwo muntu aracyari impumyi ntibizamushiraho babarira ureke no kuvuga ngo hari ibyo dusengeraho kandi atariho pfundo riri dusengeraho bandi bagashaka ndetse bakanabyirengagiza ariko uriyo umaze kumubabarira ukamushyiraho na distance ni nabwo umwikiza hari aho twabigaragara ntigereka nkubwiza ukuri ntabwo ushobora kundaza nkanuye hejuru kumbabaza ngo wowe ugende usinzirane turagira na 50-50 tu muragabana ushobora kuba ukanuye wenyine ujye usinziriye amagambo yanjye nabiri ntayandi Imana sinyize mwemukira simurwanya ariko arambangamiye muhagakiza akizwe andeke dukomezanye ariko ntagakiza akeneye shaka aho munjyanire mutembereze mwimure wamwimurira he niyo uza ahantu bakeneye kwimukira niyo uza hari ibibanza bwaba ari rusororo ari niyo uzi byaba ari gasogi niyo uzi neza ko kwimurira umuntu ikibanza agomba guturamo ni iki Imana irakizi yego kuko ariko wabanje gutega umutego wo kubabarira Imana iguhe umugisha so rero ikiganza kibabarira n'akanwa gatanga imbabazi kagirirwa imbabazi yego kuko ntushobora kubohoka ukikuboha yongeramo
ubwo ejo twabonye igitanga n'ikibiba, uyu munsi tubonye kizamura gisaba imbabazi ariko kinazitanga. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Amen.